ubwo yaturutse ruguru yabuze feri nibwo gushaka yagezemo hano mwikoresha asanga harimo kwasiteri yanga gugonga kwasiteri ahita akatamo hakurya iramunanira nyine birangira se ku igiti imodoka irikaraga igwa hasi mu mazi muri Nyabarongo iramanuka nyine yari itaragira bamwe na bamwe bashaka kugira ngo bareke kwamurokora ariko umuvumba nyine wabana mwinshi birangira batabashije kumukura. Umushoferi wari utwaye hoho ikaza kugwa mu mazi hano muri Nyabarongo aho Muhanga ihanira imbibi na Gatsibo niho iyi modoka iri mu bwoko bwa hoho yaje kugwa mu mazi. Ngira nk'uko babyumvise abaturage nagiye nganira nabo bavuga yuko uyu mushoferi wari utwaye hoho yaturutse hariya imodoka yabuze feri aho kugira ngo agonge kwasiteri we aza gufata umwanzuro wo koroha iyi modoka mu mazi hano muri Nyabarongo kugira ngo ataza kugonga kwasiteri abari muri kwasiteri bakaburira ubuzima, ndetse bivuze ko iyi kwasiteri yaza kuyigonga iyi kwasiteri yari kugwa muri Nyabarongo ndetse hagapfa benshi ndetse hagakomereka benshi. We yafashe umwanzuro wo kugira ngo apfe wenyine, ariko kugeza izi saha magingo aya ngaya uyu musore yarangije gukurwa mwino hoho ndetse kugeza amagingo aya ngaya yitabye Imana ubwo uyu musore basanze yanyoye nkeri akadakuzuye amazi. Rero ukuri kose nuko nguko andi makuru mwagiye mwumva impande zigiye zitandukanye avuga yuko uyu muntu yaje gukurwa mu mazi akajyanwa kwa muganga agakira. Wapi, izo nkuru ni ibihuha. Uyu musore we yaje gupfa rwose, dore ko urupfu yapfuye ari na rubi cyane, yapfuye urupfu rubi cyane ubwo yanyoye amazi akadaka kuzura cyane, bamukuye mu mazi ntako byagenze. Iyi modoka rero nayo baje kuyikura mu mazi babasha kuyirohora bayikura muri Nyabarongo bayishyira hejuru. Polisi ikorera mu ntara y'Amajyepfo cyane cyane hano mu karere ka Muhanga isaba abashoferi kujya batwara imodoka bazicekinze kandi bagatwara imodoka batanyoye ibisindisha. Bityo abaturage bari mu gahinda n'amarira babonye iyi mpanuka iri kuba, bavuga yuko uyu musore urupfu rwiwe ari we warwiteye kubera ko nta kuntu yagiye kujugunya imodoka muri Nyabarongo abibona. Ariko we igikorwa yakoze ni igikorwa cy'intwari, ndetse igikorwa yakoze abaye yarokotse, igikorwa yakoze yashimirwa kubera ko yanze kugonga imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yari isanze kwa kino kiraro cya Nyabarongo. Iwe ahita afata umwanzuro wo kujugunya iyi modoka mu mazi wo kugira ngo ashyire ubuzima bw'abandi mu kaga. We yemeye aravuga ati reka mfe ngenge. Polisi ikorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga yasabye abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha kandi bagatwara ibinyabiziga babicekinze bakumva nimba feri zirimo cyangwa ibintu byose bikora. Uyu musore rero abaturage ko bari bahagaze hakurya bagiye kubona babona imodoka ya hoho ije yirukanka cyane yahoreye, nibwo kugera ku kiraro cya Nyabarongo bundi umushoferi arangije asangaho imodoka ya kwasiteri kandi yavugaga yuko iyi modoka ari buze kuyigonga. Uyu mushoferi yafashe umwanzuro wo kujugunya iyi modoka mu mazi ku bushake bwe kugira ngo atagonga kwasiteri hagapfiramo benshi akanakomereka benshi. Yavuze ati ngiye kugira ngo ngonge abantu bapfe ahubwo reka mfe ngenyine. Umusore nubwo yaje gufata umwanzuro wo kujugunya iyi modoka muri Nyabarongo. Kugeza isaha rero uyu musore yitabye Imana, bamukuye mu mazi. Andi makuru mwagiye mwumva bavuga yuko umuntu aje gukurwa mu mazi akabaho, ayo makuru ni ibinyoma. Uyu musore ntago yigize abaho, bamukuye mu mazi yitabye Imana. N'agahinda n'amarira abaturage bavuga yuko igikorwa uwo mushoferi yakoze ni igikorwa cy'ubutwari. Kuba yanze kugonga abandi agahitamo gupfa wenyine ni igikorwa cy'ubutwari yakoze. Bityo rero polisi ikora mu ntara y'Amajyepfo isaba abaturage kuzajya bitaza umuhanda mu gihe babonye imodoka iri kuza yirukanka. Ntago biba ari shyashya igihe usanga imodoka yacitse feri ugasanga irabagonze. Gutyo rero nk'abantu babonye ino mpanuka bavuga yuko imodoka ya hoho zitajya zifata feri umushoferi yazitwaye n'uburangare bwinshi ndetse azirukasa. Iyo ufashe feri moteri ntago feri moteri ikora, yenda yakoze kuri feri moteri iranga, afata feri biranga, birangira rero iyi modoka afashe umwanzuro wo kwijugunya muri Nyabarongo. Ngaho nguko rero nuko byagenze, iyi mpanuka nuko yagenze. Andi makuru yose mwagiye mwumva ni ibinyoma. Aya niyo makuru yizewe mbahaye kano kanya. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora, umenye n'amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Imana ibarinde bahereza ubuzima buzira umuze. Kindi bifuriza umunsi mwiza, turabakunda.